Dutangire hano ku ruhande. Uyu mubyeyi arafungura imiti abwira umwana ati mwana wanjye jya imiti neza kandi ndabizi uzakira. Muri ako kanya arayimuha, akana kanywa n'amazi. Aravuga ati mama imiti nyinyweye igihe kirekire, ngewe ushatse wandeka nkipfira. Mama aragafata arangije aragasengera akabwira ati mwana wanjye ndabizi uzakira kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Nuko akana kitegereza mama aravuga ati mama ko mbona ushaka kurira. Muri ako kanya mama ariyumanganya yigira nkaho nta kintu cyabaye, arangije akomeza gutera turamubwira ati mwana wanjye humura. Gusa ku rundi ruhande turahura n'undi mukobwa arimo aragenda yirukanka. Uyu mukobwa yitwa Ada, ntuze kumwibagirwa. Nuko muri ako kanya yitura hasi. Kanda subscribe, ukole share, ukole like, ukole comment, ukomeze kubana natwe. Tureka tukugezaho agasobanuye ka buri munsi. Nimba ibyo wabisoje gukora share, like ndetse na comment ugakanda na subscribe, reka dutangire mu video uyu munsi. Uyu mukobwa ufite imisatsi izinze yitwa Ada. Uyu wundi wambaye umupira usa naho umukara yitwa Aline. Aramubwira ati ntabwo bishoboka, ubukene bwinshi nitwe tubwitera. Twarangije amashuri 6 yisumbuye ariko na n'ubu turakicaye inanga, kandi amerwe twagiriye nukurangiza tukiri bato. Aramusubiza ati ibyo ndabyemera, twangije tukiri bato. Hanyuma se uragira ngo dukore akazi ko kujya kwicuruza? Aravuga ati oya, hari ukuntu njye nabigufashamo. We byifashe nimbona wabona amafaranga, ariko njye ntabwo nzava mu rugo hano mu cyaro. Kavuga ati reka ubuturage reka ubugo by'ibyo ntabwo bishoboka. Njye ndashaka ko tuva hano. Fungura amatwi yawe, urashaka ko tuva hano? Ndashaka ko tuva hano tukagenda. Aline ari kubwira Ada ko bashobora kuva mu cyaro bakajya mu mujyi bakabona ubuzima bwiza, ariko Ada ntago ashaka kubyumva. No mu bigaragara aracyari umwana ugifite imyaka yo hasi cyane. Aramubwira ati we Ada, njye ndabona rwose ashaka kubyumva ariko njye nzagusiga. Nabonye umuntu ugomba kundira amafaranga ya tike ndetse nageraho nkamwishyura. Ada ati ntago bishoboka. Arakurihira tike, icyo ni icyambere. Icya kabiri akwishyurira inzu. Ese uwo muntu ni papa wawe, anko, shangazi, cyangwa wowe nimba ushaka kujya mu mujyi genda, ariko njye nzasigara ni wacu mu cyaro, nzagerageza mpinge. Nimba ushaka ubuzima bwo guhinga rero mu gitondo ndagusiga, kandi bitekerezo hakiri kare kubera ko ngewe buracyangenda. Aramubwira ati okay, nimba rero buri buke ugenda aho ndabikwemereye, ariko uwo muntu abe ari uwo kwizerwa. N'uwo kwizerwa mani ajyana abantu benshi kandi bakabona akazi. Harabambwira ajyanye kandi baguze imodoka mu mujyi. Ahubwo nimba bishoboka wegenda witegure. Nzajyana izihe nkweto se mani? Se nugiye mu kazi mani uzatira umuntu inkweto nitugenda uhitujyana nazo nyine. Njye ntabwo ibyo kosa narikora. Njye ntiri inkweto umuntu nindangiza mwambure. Tugaruka hano kuri uru ruhande. Mama ari kumwe na kakana ke arimo kugaha ibyo kunywa, arangije aragafotora. Mu bigaragara basohokeye ahantu heza. Uyu mwana abana n'uburwayi iteka ahoranywa imitsi. Muri ako kanya mama hari telefone yamuhamagaye, biba ngombwa ko ahaguruka akajya kwitabira ku ruhande. Undebere kubera iki mama iyo telefone imuhamagaye ahaguruka akajya kwitabira ku ruhande. Muri ako kanya kakana kahise gahaguruka kanyura inzira itandukanye niyo mama yako yanyuzemo. Mama yaragarutse, ageze hamwe bari bicaye abura kakana. Atangira kubaza abarinzi, nta mwana wamboneye umeze gutya na gutya? Mbwira nta mwana wamboneye. Kumbe kakana kahise gafatiye umuhanda. Niba watangiye kumva ino filime neza andika muri comments. Muri ako kanya adaramwegera amubwira ati we mwana mutoya urava he urajya he? Narindi kumwe na mama, arahaguruka agiye kwitaba telefone, ngiye kumushaka ndamubura. Nuko Ada arangije aca bugufatanya kuganiza kakana arakabwira ati ngiye ndifuza kugufasha, ese mu rugo urahazi? Aravuga ati mu rugo ndahazi, banyura hano. Aramubwira ati okay, ngwino ujye kunyereka mu rugo rero arahaganaye. Turibuka neza Ada nibwo yaje muri uyu mujyi, ariko yarapanze kuzana na ya nshuti ye, ariko turabona Ada wenyine. Ese ni iki cyabaye? Muri ako kanya mama ari gushaka kakana abarakabonye. Kakana kaza kwirukanka gahita gahobera mama. Mama arakabaza ati mwana wanjye ko ndaguze wicaye wahagurutse ujya hehe? Karavuga ati mama nagiye kugushaka. Muri ako kanya mama ahita abona wa mukobwa bita Ada. Aramaza ati umeze ute? Muri ako kanya kana karita mama tantine namukunze. Nuko muri ako kanya Ada atangira kwisobanura no kuvuga amazina ye no kuvuga ko yaratuye hano muri uyu mujyi. Turibuka neza ko yavuye mu cyaro. Nuko muri ako kanya mama aramushimira. Ada agiye kugenda kakana kabwira mama ngo ntabwo nshaka kagenda. Biraza guherera he? Ibuka gukanda subscribe, ukole share, ukole like, ukole comment. Muri ako kanya wa mugore yahise azana wa mwana bita Ada amuzana mu cyumba. Mu rundi ruhande bahita batangira kumuha imyenda atangira kwambara. Kakana n'ubugambo bwinshi karamushimira cyane. Barongera bagaruka hano muri salo. Mama atangiye kuganira na wa mwana amubwira ati se wa mwana we ubundi ubuzima bwawe byagenze bite? Aramubwira ati njye nta babyeyi ngira, ntuye hano mu mujyi wa Lagos. Ku rundi ruhande yahise yibuka. Ese kubera iki yibutse? Aha hantu uhitseho
ndetse uhitegereze. Mu gihe bazaga bageze hano mu mujyi, wa muntu wabarangiraga akazi kumbe ntabwo ari umuntu mwiza, yari umuntu w'umugome. Mu kugera hano yarabaziritse abagirira nabi, ariko ku bw'amahirwe Ada aratoroka agaruka gushaka inshuti ye. Ndetse witegereje neza urabona ko ku kaguru yamaze gukomereka. Muri ako kanya bumvisha imirindi y'abantu avuga ati we vanga wirukanke ko ndabona ibintu bitameze neza, ntabwo nshaka ko twese batwica kubera ko umuntu nakuyoboyeho ni umugambanyi. Gusa njye ntabwo nari mbizi ko ari umugambanyi, nimba bishoboka va ahangaha wigendere. Ada muri ako kanya arabyanga, aravuga ati ntabwo nshobora kuva hano nkagenda nkagusiga wenyine, ndashaka ngo ufashe, niba bishoboka twirukanke ducike. Aravuga ati ntabwo bishoboka, va hano tugende, va hano ugende, njye ntabwo bishoboka rwose ko nshobora kuva hano. Muri ako kanya bumva urugi, ahita avuga ati reka nishe nyine. Aravuga ati va hano ugende, ariko nabaraza kukugirira nabi. Nuko muri ako kanya aramwirukana, ava aho ngaho aragenda. Muri ako kanya bahita binjira abagabo babiri bari kumugambanira ati we mwavuganaga nande, tubwire iriya nshuti yawe yitwa nde, iherereye he, yari igiye he, mwavuganaga nande? Arababwira ati nta muntu ngiye twavuganaga. Ibyo byose nibyo yari ari kwibuka mu gihe ari kuganira na wa mama, ariko nta kintu yigeze amubwira. Aravuga ati mwana mutoya ko nkubaza ukarira, ufite ikibazo ki? Aramubwira ngo nta kibazo mfite, gusa njye nari imfubyi, gusa navukiye muri Lagos, ubuzima bwarangoye buza kuba bubi. Nuko muri ako kanya aramubwira ati okay, uzajya uba hano rero umfashe imirimo, umfashe kureba uriya mwana, ndetse aranarwaye, mu gihe ndahari ujye wita ku buzima bwe. Nuko muri ako kanya Ada arabimwemera, aramubwira ati nta kibazo, kandi rwose uzamfate nk'umwana wawe, nanjye nzagufata nka mama wanjye. Ese uyu mugore akora iki? Ese uyu mwana arwaye indwara ki? Nuko muri ako kanya arapfukama aravuga ati urakoze cyane kunyemerera kuba hano kubera ko nta handi nshobora kuba. Aramubwira ati oya, nta mpamvu n'imwe yo gupfukama, ngenda umubyeyi mwiza kandi nzagufata nk'umubyeyi wawe. Umuntu nakubwira ngo ni umubyeyi mwiza uzabyizera, ariko ku rundi ruhande uzagire mu bwenge. Nuko muri ako kanya aramushimira aravuga ati murakoze cyane mama, sinukuri murakoze cyane pe. Ku rundi ruhande tugeraho Ada yari aryamye, ariko mu kuryama akabura ibitotsi. Kuki Ada abura ibitotsi? Iyo aryamye iteka yibuka urugendo bakoze bava mu cyaro baza muri Lagos, umurwa mukuru wa Nigeria. Ariko bigaragara ni nkaho mama muri salon none nawe yataye umutwe, hari ibintu ari kwandika kandi yandika vuba vuba abikora kuri telefone. Ada mu kubura ibitotsi yaje hano muri salon, mama aramubona ati se kuje hano, ariko bya bintu yandikaga arabihisha. Ada aravuga ati mama numvaga nshaka amazi, ndumva nshaka amazi, nkunda kunywa amazi nijoro. Yanze kumubwira ko yabuze ibitotsi, yanga no kumubwira ko inshuti ye iri mu bibazo. Muri ako kanya yafashe amazi hariya, arangije asubira mu cyumba. Mama arongera afungura ka kadayiri ke, arangije arandika. Tugeze mu gitondo nanone, Ada yinjiye mu cyumba arimo gukora isuku, abona akadayiri kanditseho ngo amabanga yanjye. Muri ako kanya ashaka kugafata, ariko umutima uramwangira. Harakurikiraho iki? Akomeza gukora isuku. Muri ako kanya mama yahise yinjira muri aravuga ati Ada uzi neza ko uri umukozi? Aravuga ati yego ndabizi ko ndi umukozi, hano mu cyumba cyanjye ninjye ukoramo isuku nawe uri gukoramo isuku. Aravuga ati ariko mama nabonaga rwose ngiye kurangiza, nabonaga ngiye gusoza. Muri ako kanya aramusohora, amaze kumusohora afata ka kadayari. Aka kadayari kanditsemo ibiki? Ese aka kadayari karimo iki? Sinzi niba aka ijambo subscribe. Muri ako kanya wa mwana yahise abyuka, ariko mu kubyuka ahita yitura hasi. Biraza guherera he? Muri ako kanya Adamu ikintu kitura hasi, aje kureba asanga ni wa mwana wa mama. Muri ako kanya ajya gutanga amakuru ko umwana yituye hasi. Mama ahita yirukanka ndetse no kwa muganga uvura wa mwana. Aramubwira ati umwana wawe rero afite ikibazo kandi gikomeye, niba bishoboka wongere wishyura andi mafaranga bamushakira indi miti, kuko niba yituye hasi bigeze ku rwego ruhenze kandi rukaze, kujya mu bitaro sinzi niba byashoboka. Mama aravuga ati mfite amafaranga, ntugire ikibazo cyo kujyana umwana mu bitaro. Aravuga ati oya, iriya ndwara ntabwo bayivurira mu bitaro, bayivurira mu rugo. Aravuga ati muganga gerageza umfashe byibura ndebe ko umwana wanjye yazakira akaba muzima. Ese muga ubundi umwana wanjye azakira cyangwa wamumbeshye? Akomeza kuvuga amagambo menshi hariya. Ku rundi ruhande tugaruka mu rugo, Ada yaje gukundana na kakana ka mama. Gusa mama yaraje abona ukuntu Ada ari gukinisha kakana ke n'ibibazo kakana gafite mu buzima busanzwe. Kano kana ntabwo kakundaga amazi ndetse n'imiti, ariko Ada iyo bari kumwe ayinywa neza kandi ubona ko yishimye. Mu cyimbo mama we kumunywesha imiti byabaga ari ikibazo. Tugeze ku rundi ruhande, mama yari yicaye hano arimo kuruhuka, ariko Ada aza amwegera. Mama aramubwira ati wegenda uzana uriya mwana. Nuko atera intambwe. Mu kugera hano hari uwakinguye umuryango. Uyu mugore yayisaza, arangije aramwitegeza aravuga ati ese wowe uza gutya gusa nta no kumenyesha ko uri buze, bimeze bite ubundi? Aravuga ati umwe muri bandi twari twafashe yaducitse. We bishoboka bite? Yagucitse ate? Aratanga amakuru. Nuza gushyira mu bwenge ku rundi ruhande, biragaragara ko uyu mugore akazi akora ari akazi kagoranye kandi katemeye na leta. Akomeza kwisona ati urambwira ko yagucitse? Mwambwiye ko mwari mwamufashe? Ati oya, twafashe umwe turamuzirika, tugiye kuzirika n'undi dusanga yagiye, ntago ari butange amakuru kubera ko ntago yatubonye. Aramwegera mukora mu bwanwa ati we uri muzima? Muri ako kanya ahita amushinga icyuma.
umutipe ni uko nguko ubuzima bwe bwarangiriye aho ngaho. Ese uyu mubyeyi wakiriye Ada kuva mu cyaro ni muntu ki? Muri ako kanya amagara umuntu kuri telefone aramubwira ati we kura ibi ngibi hano gira vuba, ntabwo nshaka abantu bakomeza bambeshya. Nuko muri ako kanya uyu mugore arangije aratambuka. Ese agafilime k'uyu munsi urakabonutse? Ese urabona biri buze kugenda neza? Birarangira bite? Ese adahara yamaze kugera uyu mugore ko kazamufasha nka mama we? Kanda subscribe ntumbaze byinshi ukibyibuka, ibyo utabona nanjye ntabyo nabonye. Nuko muri ako kanya hano muri saro kakana gato kari karatangiye gukunda Ada cyane, karangije karamwegera karamuhobera, karangije kicara iruhande rwa mama we. Mama atangira kubakunda cyane nk'abana be. Ku rundi ruhande turahura nanone na kakana kapfukamye imbere y'uyu muntu kavuga ati ese wambabariye, ngenda saba imbabazi niba bishoboka, wambabariye. Nuko amaravuga ati nta mbabazi zihari. Arasaba imbabazi ziki? Nta mbabazi zihari. Kumbe sasa uyu mugore akazi akora ni ugufata abantu bamara kubafata akabica, yamara kubica akajya kugurisha impyiko zabo cyangwa se imitima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko muri ako kanya Ada agaruka hano ku rundi ruhande, ibitekerezo byabaye byinshi, aratekereza inshuti ye bavanye mu cyaro, ariko agiye kubona abona hari umuntu ufunga umuryango, asanga ni wa mubyeyi. Aravuga ati Ada ko mbona warize, ko mbona wababaye, ese ubundi wanyumvaga? Ati ma ntabwo nakumvaga, nta kintu nigeze numva. Se ko mbona amaraso ya ku myenda yawe bimeze bite? Ma ko mbona amaraso. Aravuga ati oya nituye hasi nari ndimo gukora siporo, nta kibazo rwose. Gusa Ada nk'umuntu uciye ubwenge ahita atangira kubitekereza. Mu kugera mu cyumba mama yese areba muri telefone, atangira kuvuga ati se Ada yaba yanyumvishe. Arangije amagara kuri telefone, ntabwo tuzi ngo ahamagaye nde, ntabwo tuzi ngo agiye kuvugana nande. Ako umunsi nuko twakije. Kanda subscribe, ukore share, like ndetse na comment. Ntumbaze ibintu ari kuvuga, gusa twamaze kubona ko akazi akora ari akazi katemewe na leta, n'akazi ko kugambanira abantu akabafata akabagurisha. Imagine. Arangije atera intambwe yegera ku ruhande, mu bigaragara ni nkaho ahawe misiyo kandi yihutirwa, hari ibintu agomba kujyana. Ese birarangira bite? Arangije afata ka kadayari ke cyangwa se ka gatabo ke gatoya yandikamo amabanga, arangije arongera arandika. Ntumbaze niba hishwe undi muntu cyangwa se hari undi muntu bafashe. Muri ako kanya Ada aza yishimye kandi ameze neza, ariko ageze mu cyumba ahita araka. Kubera iki? Sinzi ikintu yabonye, atangira kukitegereza hano, ariko ubona ko afite agahinda. Mu kwitegereza ako kantu yatangiye gutekereza. Mu gutekereza yatangiye kuvuga ya nshuti ya kera bavanye mu cyaro mbere yuko baza Lagos. Abona ni kaga komoke kari kameze neza, atangira kumwibuka no kwitegereza utuntu hano, ariko mu gusoma muri kakadayiri ka mabuja no mu cyumba cye biramutangaza cyane. Ese uyu mukobwa yabamenye amakuru? Nuko muri ako kanya sasa mama we yahisaza, amwitsa mama we, ariko turibuka neza aho bahuriye. Mu kugera hano yitegereje kakadayiri, uko byasa kose ashobora kuba yarabonye ko hari umuntu wagakozeho. Ibyo birangiye ajya kureba umwana we ku ruhande, atangira kumuganiriza ati mama ese Ada kada ntari kumubona, namushatse mu cyumba cye hanze hamwe yakundaga kwicara, namubuze n'ibiryo ntago yabiriye. Aya basi ese Ada yaba yagiye hehe? Karabaye. Ada ashobora kuba yamenya amakuru neza. Ese Ada igihe baganiraga yabumvaga? Kumbe Ada yari yicanga yari ayikora muri ka gatsabo, arangije yitsimba munsi y'igitanda. Amenye neza ko umwana amushatse akamubura kandi biragoye cyane. Mu kugira hano imbaraga zarashize, Ada yitura hasi. Kakana kakomeje kuza kabwira mama ati mama Ada namubuze kandi ndamushaka, nshaka ko tujya gukina kandi n'imitsi ntago arayima. Mama abona ko ibintu bigoranye, aravuga ati mwana wanjye ntago uranywa imitsi. Nuko aragenda azanira umwana imitsi. Ku rundi ruhande agiye gufungura, Ada yaricaye mu cyumba ariko arimo kurira, avuga ati ibyanjye birarangiye. Ese yamaze kubona neza ko abashimuse mu nshuti we cyangwa se inshuti ye ari uyu mugore ubifitemo uruhare, kandi umugore akazi akora ari ako gushimutsa. Hano mu cyumba Ada yagize ubwoba, imiryango yari ifunze. Nuko muri ako kanya abona amahirwe yo gusohoka ahangaha, arangije aza hano aravuga ati njye ntago nagiye kure, nari ndyamye, ntago nagiye kure, nari ndyamye nuko mutaje mu cyumba cyanjye. Biraherera he? Muri ako kanya wa mugabo wica abana kanabashimutsa yahise aza aravuga ati bishoboka bite wowe nakubwiye ngo iradiyo uyikore, bakeneye ibintu byinshi, amafaranga yageze kuri simukadi. Muri ako kanya Ada yaje arimo gukina. Mu kugera hano yabonye wa mugabo, amubonye aramwikanga, yibuka umunsi umugabo yamwirukansaga. Kombe dutangira urugendo arimo kwirukanka, Ada yabonye n'umugabo abona isura ye kare wabirukankije. Nuko muri ako kanya ati se kubabwiye ngo basubireyo? Narakubwiye ngo hari umwana waducitse, kandi umwana waducitse ni uriya, dufite inshuti ye ariko twari twaramubuze. None muri ako kanya Ada bahise bagenda baramufata, baramuzirika, bamufunga n'amakamba, baravuga ati we hari ikintu waba uzi? Ada aravuga ati ndabizi,
ibintu byose ndabizi, n'ibyo wakoze ndabizi, ariko nabonye nta mpamvu rimwe yo kuva hano ngo ntoroke ngende, ahubwo ngomba kubana nawe kubera ko mbizi neza ko wambwiye ko uzanyakira nka mama wanjye. Hanyuma si inshuti yawe amakuru yayo? Ati iriya ntabwo ari inshuti yanjye, twahuriye mu mujyi ndimo kumubaza mubwira ati se bimeze bite ko mfite inzara, wanajya najya kunywa icyayi wenda nkazishyura nyuma. Nuko nahuye n'uriya, naho ubundi ntabwo ari inshuti yanjye. Ese kuki adayemeye kwihakana inshuti ye kandi baravuye mu cyaro barabipanze? Nuko muri ako kanya mama aramubwira ati we wamaze kubona amabanga yanjye, byanga byakunda wowe uzantanga, nagufataga nk'umwana wanjye ariko birahindutse, kabaye nyoko wundi ntaba ari nyoko. Ehehe. Nuko muri ako kanya aravuga ati ntabwo nzavuga ikintu habe na kimwe, genda jya mufate nk'umwana wanyu kandi nanjye nzaba nk'umwana wanyu, nakubwiye ko ndi imfubyi rwose ntungirire nabi. Ese biraza kurangira bite? Nuko muri ako kanya umugore arasohoka, cya gitipe cyegera ka Ada. Nuko mama agaruka mu cyumba avuga ati mwana wanjye nizere ko imiti imeze neza kandi urimo gukira. Kana karimo karaseka ati mama ngenda mushaka Ada muri no minsi naramubuze. Kumbe Ada bamufungiye hano muri iki cyumba. Ese biraza guherera he? Mama atangira kumwinginga, atangira kumuha ubuzima butarimo Ada. Kavuga ati ntago bishoboka, ngiye Ada ndamushaka, ngiye nshaka Ada, iminsi baye myinshi ntamubona Ada. Mama natangira kugira impungenge, aravuga ati umwana wanjye akunda Ada, Ada aramukura hehe? Turibuka neza ko akazi uyu mugore akora ni ugushimuta abana bakiri bato. Mu cyumba umwana we yajyaga kuryama ntabwo yaryamaga, yabaga ari kuvuga ngo Ada. Mama kwinjira mu cyumba nijoro asanga umwana ntabwo asinziriye. Ese kutaryama harabura iki? Aravuga ati oya mama, akazi kawe ugenda nijoro ukagaruka irindi, ye ntabwo bishoboka rwose, ntabwo ndi buryame ntarabona Ada kuri uru ruhande yabaye Ada. Gusa wamwicanye yese agaruka kuri uru ruhande, atangira kuganira n'umugore aramubwira ati namaze kumufata ntabwo bishoboka. Ese kuki wemeye ko dushakisha hirya no hino tugashaka kariya kana kandi ari ugafite hano mu nzu? Mama ati ntabwo nari mbizi ntundenganye. Gusa muri ako kanya barakarekura kaza kuganira n'umumama aravuga ati wambwiye ko uri umwana wanjye, ariko hari icyo nifuza kuvugana nawe, hari n'akazi nifuza kuguha. Muri ako kanya Ada biramutungura ati ni ukumena amaraso tuye agasimba. Ati agasimba? Mama biramucanga cyane. Agasimba si ubwo ni ukuvuga iki? Ako kazi ntabwo nagashobora, njye nta nubwo nzi kwica n'imbeba, urambwira kumena amaraso y'agasimba, ibyo se ni ibiki ngiye ko ntabizi? Ako kazi ntabwo nagashobora. Muri ako kanya mama abonye ko umukobwa ahakanye, atangira kumureba nabi. Umwana atangira kuramubwira ati ako kazi ntabwo nagashobora, akazi mukora rwose karagoranye mabuja. Ese kuki utakoza kandi kazi ugahitamo gukora kano kazi? Aravuga ati umva ibyo nkubwira, ukurikiza amategeko yanjye. Nimba ushaka ko ubuzima bwawe buza kugenda neza, wegerageza ukora ibyo nkubwira. Urajya umfasha muri aka kazi nkora. Akahe kazi ukora? Kumena amaraso y'agasimba? Mama ntabwo ibyo byashoboka. Ibihugu bimwe na bimwe hari ibihugu bikigura abantu. Turi mu gihugu gifite amahoro, dushima Imana. Nuko muri ako kanya bagiye muri salo kurya, ariko ntabwo mbizi niba Ada yemeye, turaza kubisanga imbere. Ibuka gukora subscribe. Ku rundi ruhande turagaruka ku nshuti ya Ada, bayishimuse bayifashe, iri mu cyumba cya yonyine. Nuko muri ako kanya tuza guhura na Ada arimo kuganira n'inshuti ye, ariko tubona byanga byakunda ari kuyomora. Kumbi yatekerezaga ati adashobora kuza kanshyigikira. Ese izi ndoto ziraza kugera ku rwego adashobora kuza kumutabara? Andika muri comment filimi itararangira. Umukobwa we yicaye abona Ada ari kumwomora, ari no kumufasha, ariko ku rundi ruhande Ada ntabwo ari kumwomora no kumufasha, byari ibitekerezo, arimo arakina n'akakana. Ada yemeye kuba muri runo rugo, ariko ntabwo tuzi neza ko yemeye gukora akazi nk'ako uriya mu mabuja akora. Mu gihe barimo barakina akana kari kishimye cyane, gusa ku rundi ruhande mama yari ahari ari gutekereza. Ibitekerezo byabaye byinshi. Ada yari yicaye aho ngaho atangira kumwitegereza, anamubwira ati ese kuri kundeba cyane? Ndagira ngo ngubaze kuki wahisemo gukora kano kazi? Yumvire umwana atuye ku muhanda, baramufasha ariko ari kubaza, aravuga ati njye mpitamo gukora kano kazi, ubundi nakoraga kandi kazi. Ariko ako kazi umwana ngeza kurwaragwa ikibazo gikomeye cyane ko bamuha insimburangingo. Mu gushaka iyo nsimburangingo rero nahuye na dogiteri, arampamagara kuri telefone ambwira ko agomba kuma akazi ko gushaka insimburangingo z'abantu. Naho natangiriye gukora icyaha cyo gushimuta. Aho nahise mbyemera rwose, nta kindi kintu ndebyeho, ntangira gukora ako kazi kuko nari mbabajwe cyane n'uburwayi bw'umwana wanjye. Gusa batangiye kujya bampamagara bakampa akazi, mbona ko akazi nkora ntacyo kazangezaho, mpitamo kujya nshimuta abana b'abandi. Iyi ni inkuru arimo kubarira Ada. Ada aramaje ati se mama kuki wahisemo gukora kano kazi? Ese biraza kurangira bite? Ese Ada araza kwikura hano hantu? Aramubwira ati mwana wanjye nuko byagenze, nanjye nisanze muri aka kazi ko kumena amaraso y'udusimba. Ada bitekerezaho ariko biba umutwaro. Kanda subscribe, ukore share, ukore like, udukurikiye ndetse no kuri TikTok. Nuko ageze hano arangije aratekereza avuga ati mama ntabwo bishoboka. Ibiki bidashoboka? Muri ako kanya ahita agenda. Tugeze hano mu cyumba turaza kubona Ada ari kuvugira kuri telefone. Ese telefone yayikuye he? Aragira ati ndabizi umwana we namufashe kandi urabizi ko arwaye, namushimuse nanjye nko kushimutsa abandi. Unyumvire umukobwa wafashijwe kuri uru ruhande.
we niwe uri kuvuga ati umwana namufashe kandi namujyanye. Nkeneye ko wowe icyo uri bukore uri bwitange kuri polisi uvuge amakosa yose wakoze maze nkurekere umwana wawe, kandi birenga amasaha 20 n'umwana wataranywa imiti araba yapfuye. Muri ako kanya mama nkuko yakundaga umwana we cyane atangira gutuma ukamubwira ati ndashaka ko rwose wampa umwana wanjye. Ntago bishoboka mama, genda bitange kuri polisi uvuge ko washimutaga abana ukabagira nabi abandi ukabica, ndetse nabo mukorana bose ubatange. Nimara kukubona ku makuru kuri televiziyo ndaguhamagara nkubwire aho umwana wawe ari. Ntago nashimusa umwana wawe, ariko umenye neza ko afite uburwayi, umenye ko n'imiti ntayo najyanye, amasaha 24 nashira ataranywa imiti abaganga bakubwiye ko azapfa. Ese biraza kugenda bitse? Uyu mubyeyi aritanga aza kubona umwana, yahise yitura asahira cyane avuga ati niba bishoboka rwose Ada, ndakwinginze rwose mfasha mbona umwana. Ada aramubwira ngo ntago bishoboka mama, ubabajwe n'umwana wawe ukakubabaje niko n'abandi babazwa n'abana babo uhora ushimuta iteka. Ngicyo nshaka no kujya kwitanga kuri polisi, wamara kwitanga ukaza nkaguha umwana wawe, kandi ibyo nutsabikora ndabizi ko ku murongo turi guhamagara nabo bari kutwumva. Iyi kode namaze kuyifata njye ubwanjye ndajya gutanga kuri polisi, byanga byakunda ubuzima bwawe buri mu kaga. Mama nta kindi yari afite cyo gukora, yinginga umwana, ariko umwana aramubwira ati ntago bishoboka, ndabizi warafashe nk'umubyeyi wanjye, ariko menye neza ko mwafashe inshuti yanjye, kandi iyo inshuti yanjye na n'ubu ikaba igifunze. Ese biraza kurangirira hehe? Umukobwa yanze gutanga umwana, kandi uwo mwana ararwaye, kandi ni ngombwa ko anywa imitsi. Uyu mugore yanze kujya kwitanga kuri polisi, ariko byanga byakunda. Ni nkaho iminsi ye yageze ku mwisho. Aramubwira ati ndagwa miliyoni 50, ariko mpereza umwana wanjye ndetse ntacyo nzagutwara. Aramubwira ati ntago bishoboka mama, genda witange kuri polisi uvuge ibibi ukora, nurangiza usaba imbabazi utange nabo bagabo bose mubikorana, kubera ko biragoye. Adarangije akata telefone agaruka kureba kakana, barangije baraseka. Mama ntagazi neza ko akana kari kumwe na Ada hano, azi ko yagashimuse, ndetse amubwira ko nta miti yajyanye. Kumbe Ada yamaze kumenya ubwoko bw'imiti, ajya kuri farumasi arangije arayigura. Agaruka kugura kakana imiti, arangije arakaganiza. Akana kakundaga Ada cyane, yagakuye mu mujyi umwe wa Lagos akajyana mu wundi mujyi kugira ngo atange ukuri kose kwizewe. Hano batangira guseka bishimye, ako kana muri ako kanya kitura hasi. Ese biraza kugenda bite? Karapfuye. Adabuze uko abigenza, hafi aho hari ibitaro, arangije akajyana ku bitaro. Adatangira guhangayika avuga ati ntago bishoboka, uyu mwana arapfuye. Gusa muri ako kanya kakana kahise gakanguka ati Ada, ntago napfuye, ubuzima bwanjye mbayeho gutya. Nitura hasi bakanshyiramo serumu, ariko ngahita nyira. Gusa ku rundi ruhande turagera ku nzu y'imbohe, aba bana bose uri kubona basohoka bari barabashimuse. Bana bose barasohoka, kumbe wa mugore yagiye kwitanga kuri polisi, atanga nabo bakoranaga. Aba bana bose bari bategerejwe kwicwa. Agasone kacu k'umunsi natugasoreje.